Muri iyi video tugiye kuganira ku bwonko, ariko ntabwo tugiye kwiga biology cyangwa bimwe bitumenya muntu, ahubwo tugiye kuganira ku mafaranga. Amafaranga se n'ubwonko bihuriye hehe? Ngicyo tugiye kuganira muri iyi video. Tugiye kuganira ku bintu ushobora gutoza ubwonko bwawe bigatuma utangira gutunga amafaranga. Niba utarakora subscribe, nyuma yako kananga duhure wamaze gukora subscribe, tuganire ku bwonko n'amafaranga. Ngo ikaze, niba usanzwe ureba video zanjye, ngushimiye ko niyi ngiyi uri kuyireba kakanya. Niba ari ubwa mbere wabona video zanjye, rwose ikaze ujye ukunda kureba video zanjye, kora subscribe hariya hasi, ukande n'inzogera notification kugira ngo ujye uzibona kenshi. Hano tuganira ibintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe, kwiteza imbere, amafaranga, akazi, business, donc ibintu nk'ibyo ngibyo. Sinzi niba utabikeneye, urumva utabikeneye, niba ubikeneye rero kora subscribe, ukande n'inzogera ya notification. Uyu munsi rero maze kuvuga ko tuganira ku bwonko, twongera tukaganira ku mafaranga. Gute se? Ubwonko, amafaranga, ibyo bihuriye hehe? Ngiye kukwereka ahantu bihuriye, ngufasha gutekereza ho gatoya ku kantu abana bakunda gukora. Abana bakunda gufata urudodo, nge ntabwo mfite urudodo, mfite rase nabuze urudodo. Barangiza bakaruzirika gutya, uri kubibona hano haraziritse ahangaha. Bamara kuruzirika bagafata nka gutya, agashyira muri aka gatoki no muri aka, akongera agashyira aha, akongera agashyira hano. Yarangiza abagiye gukora ikintu gishushanyije muri urwo rudodo, gishobora barabyita ngo igitanda, abandi ngo igisokozo, biterwa we nuko ari bugize kugishushanya. Agira atya, akongera atya, akaba yavana kano hano, akakazana aha, akanaterura na kare akazana, donc akabivanga uko abishaka, akora ikintu kiri muri iyi forme, ariko nge icyo ndi gukora urabona ntago gifite isura nyasura, kuko ntago mbyibuka uko twabikoraga turi abana, gusa nibuka ko twabikoraga. Urugero rero rubukwigisha iki? Reba gutya iki kintu kigiye giteranyije. Ubwonko bw'umuntu nabwo ubutekereze nka gutya. Mu cyongereza babyita ngo kuwayaringa. No kuvuga ngo bugiye bumeze nk'uburimo insinga zigiye ziteranyije kuriya. Rero ibintu ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi kuva uri umwana nibyo bigenda bimeze nka kuriya umuntu avana akadodo hano akagenda agashyira hano. Ni ukuvuga ngo bigenda biwayaringa, iryo jambo wihangane turikoreshe gutyo, biwayaringa cyangwa bizinga ubwonko bwawe mu buryo runaka. Ni ukuvuga ngo ubwonko bw'umuntu umwe buwayarinze cyangwa buzinze mu buryo bumwe, n'ubwundi bukaba buwayarinze cyangwa buzinze mu buryo ubundi, bitewe n'iki? N'ibintu bakuriyemo, ababyeyi bababyaye, ibyo biga, ibyo basoma, ibyo ngibyo nibyo biwayaringa ubwonko bw'umuntu, nibyo bibugira uko bumeze. Wibuke ubwonko bw'umuntu bimeze nka kuriya nari nakweretse gutya, ubitekereze ko bumeze, bugiye bukoze nka gutya. Ni ukuvuga ngo burimo inzira nyinshi zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu umuntu kugira ngo ahindure ingeso biragorana. Urumva biragorana kugira ngo agenda apfundura nyine ubwo bwonko bwe abushyireho mu bundi buryo. Ubwonko rero bugizwe n'ibice bibiri. Igice kimwe ni icyitwa conscious mind, cyangwa se ubu bwonko nyine dukoresha turi gutekereza mu buryo busanzwe. Ubu ngubu uri gukoresha akanya uri kunyumva. Ariko nanone bugira ikindi gice cyitwa subconscious mind, aricyo nshaka ko twibanda aka kanya. Icyo gice nicyo kigutegeka wowe nubwo utabizi. Icyo gice cyitwa subconscious mind nicyo kigutegeka. Kandi nanone ukomeze kwibuka rwa rugero navuze rw'ukuntu ubwonko buremwe gutya bugiye buwayarinze ukuntu bitewe n'imimerere ubamo n'ibyo ukora. Ni ukuvuga ngo rero muri iyi video nigeze kuvuga ko ubwonko bwacu cyangwa imitekerereze yacu ari ituma umuntu akira cyangwa se agakena. Iyi video niba utarayirebye uyirebe neza. Yego. Rero muri iyi video ngiye kukubwira ibintu byibuze bitanu ushobora kujya ukora buri gihe, noneho ugahindura ukuntu ya subconscious mind yawe iteye. Subconscious mind rero igutegeka gute? Cyangwa se cya gice cy'ubwonko nyine tudashobora gukontorora, igutegeka gute? Ikora gute? Hari video nigeze gukora ndabisobanura, ariko no muri iyi ngire kanongere mbivugemo. Wari wajya kuryama ukavuga ngo ndabyuka isaha iyi, nta reveil ufite, nta muntu ugukanguye ukibyutsa, ugakanguka kandi kuri ya saha.
ngiyo subconscious mind yawe rero niyo ngiyo. Ni ukuvuga ngo rero kuko kuva uri umwana si no kuva uri umwana, iyo mama wawe gutwite aba ari kuyiprograma, aba ameze nka kwa kundi ndi kuvuga, aba ari kuyiwayaringa gutya, ari kuyirema uri kubyumva. Uruvuga ngo kuva waba urusoro mu nda ya mama wawe, subconscious mind yawe biri kugenda yirema gutya uri kubyumva. Imitekerereze ababyeyi bafite bakunda kuyishyira ku bana, bamara kuyiha abana, kuko uri kumva nibyo nise ngo kuwayaringa cyangwa se kurema ubwonko bukaba buremye gutyo. Bamara kuyiha abana bakayikurana, bamara kuyikurana nabo bagakomeza bakayishyira ku zindi generation. Ni gute rero umuntu afata ubwonko bwe cyane ibihe bintu wabutoza bigatuma umukire ugira amafaranga? Mubwiye ko turi buganire ku bintu byibuze 5 muri iyi video wakora ukagenda utoza subconscious mind yawe. No kuvuga ngo ibintu ngiye kukubwira n'ubishyira muri subconscious mind yawe, ugashobora kugenda ubiyitoza nka kwa kundi nakweretse kuri inorase cyangwa se urudodo, ukuntu ugenda uyitoza. Uzashobora kongera imitekerereze yawe ihindure, imitekerereze yawe ihinduke, ireke kuba iyagikene ibe iyagikire. Sinzi niba iki kintu uri kucyumva. Imitekerereze yawe nuramuka uyihinduye ni gahoro nkuko aka kanya mfashe iyirase iteranyije gutya nakoze gutya do nkizemo agatoki nabi byose bihita bihinduka. Nibyo ngibyo nabyo rero ni gahoro. Ibintu rero ngiye kukubwira utoza ubwinko bwawe kugira ngo ugende noneho ubutoza gutekereza nk'abakire. Icyambere no gutahura amahirwe cyangwa kubona opportunity. Uti gute rero? Abantu benshi babona ubuzima mu buryo busanzwe, navuga ngo bakabubona mu buryo bumeze nk'uko wabona ifoto iri noir blanc, ya foto y'umukara n'umweru, ukabona ubuzima nyine buteye uko buteye. Hakabaho n'abantu babona ubuzima en couleur. Uti gute rero? Ubuzima kubona en couleur ni gute? Urumva iri kureba ifoto ukayibona ifite amabara, ubu uri kubona ari inzizwe ivangu hari hasi icyatsi umutuku, ukabonamo ibintu byinshi. N'ubuzima rero hari abantu babubona gutyo. Niba rero utajya ubona ubuzima ngo ubonemo opportunity, ugahora ubona ibintu biremye uko biremye nyine gutyo, ukumva waragowe, ibyo biri mu bwonko bwawe, biri muri subconscious mind yawe. Kuva uyu munsi rero ni gute ushobora gutoza ubwonko bwawe, subconscious mind yawe, kubona opportunity? Ikintu cya mbere ugomba gukora kuri iki ngiki tukiriho cyo kubona opportunity, uzikuremo ko hari abantu bagenewe kugera ku byiza wowe utabigenewe. Oya, ahubwo nujya ubona ikintu icyo ari cyo cyose, nubona umuntu yakoze ikintu ntukamugirire ishyari, ujye uba nkaho wigiye mukunda nawe utaha uzakoresha amahirwe, sibyo? Ntukumve ko hari umuntu ufite ibyo yagenewe wowe utagenewe. Ibintu byose biri ku isi warabigenewe, wabigeraho, ubigeraho nawe ni umuntu nkawe, sibyo? Je nawe ushaka opportunity, nubona umuntu ari gukora ikintu nawe ushaka ikindi wakwigiraho kuri icyo ngicyo cye, sibyo? Ubona ubuzima en couleur apana noir blanc. Ntabwo ubuzima bufite umurongo umwe bugenderaho, ngo udaciye aho uca. Oya, ubuzima bufite inzira igihumbi wagenda ugacamo. Ntubona umuntu yageze ku kintu ntukamugirire ishyari, ntukumve ko bikubabaje, ahubwo nawe ujye wiga kuhabonera opportunity. Nibyo ubuzima, ujye ushaka opportunity buri kintu cyose. Nubona umuntu ari kugikora umubaze ngo iki gikorwa gute. Nubona umuntu ari gukora ikintu mbwe twafatanya, nguko uko umuntu ashaka opportunity nyine mu buzima. Buri gihe ujye ushaka opportunity, wige guskanuka shaka opportunity. Kubona opportunity ni nko kuroba, sibyo? Kuroba, tuvuge ugiye ku mazi, niba warigeze ubona abantu bari kuroba, umuntu afata icyo twita ngo indobani cyangwa se abantu bagiye kuroba nibyo babizi, akantu kagati yarangiza akazirikaho ikintu kimeze nk'urudodo, agashyiraho akantu gutya kari bukurura ifi, agatera mu mazi. Uko atera mu mazi, ifi zikaza zikakarya, akazamura. Mu buzima rero, umuntu ukunda kugerageza ibintu byinshi, ukunda kubaza, ukunda kuganira n'abandi, kimwe nuko umuntu wateye ka kantu mu mazi inshuro nyinshi, wagiye ku mazi inshuro nyinshi akanagateramo inshuro nyinshi, ushobora gufata amafi menshi, niko n'umuntu waganiriye n'abandi, wasomye ibitabo byinshi, ibyo ngibyo byose bituma ashobora kubona ubuzima en couleur, agashobora kujya abona opportunity nyinshi. Nawe rero kuva uyu munsi
jya uganira n'abantu ntukabagirire ishyari, jya ubona ko ibintu byose byakugenewe, ushaka opportunité mu buzima, ubuzima bwawe ubugire ankurere, apana ubuzima buri noir blanc ngo ugomba guca inzira imwe, oya, ubuzima hari ibintu byinshi wageraho. Ngiki kintu cya mbere ugomba gutoza ubwonko bwawe, kandi nkubwiye nuko ugomba kukibutoza. Ikintu cya kabiri ni ukunyurwa cyangwa se kubaho mu bushobozi bwawe. Iki kintu ndagitsindagiriza gute? Hari akantu nigeze kumva umuntu yavugaga ngo abantu batatu yanga, ngo n'Imana atekereza ko ibanga. Muri umwe yavuzemo ngo umutindi w'umwirasi. Hari ikintu kimwe abantu benshi nahuye nabo mu buzima nabonye bahuriyeho, nanjye kijya kimfasha mu buzima kuva ku rwego rumwe buri gihe, buri mwaka nkagera ku rundi, ni ukunyurwa, kumenya uriwe naho uri. Impamvu rero bihuye na wa mutindi w'umwirasi navugaga ni ibi: iyo umuntu ari umutindi ariko ari umwirasi, ni ibintu bibiri bitajyana. Kimwe gituma akomeza kuba ikindi, ni ukuvuga ngo kuko ari umutindi akaba ari umwirasi, n'ikintu yabona cyamukura mu butindi, aho kugira ngo agikoreshe kimukura mu butindi, agikoresha mu kwirata. Uri kubyumva neza? Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba nta mafaranga afite, ariko kuko ari umwirasi yabona amafaranga yakamuteje imbere, akayakoresha agura isaha nziza, agura imyenda myiza, kugira ngo yirate, atari ukugira ngo atere imbere. Mu buzima rero umuntu ubaho yitoza kunyurwa n'ibyo afite, ahubwo akavuga ngo reka mbeho muri bike, nkomeze ntekerereze ubuzima buri imbere uko ibintu bizagenda. Ntukabeho ushaka kugira wowe impressiona, umuntu ushimisha. Jya ubaho mu buryo wowe ubayeho wumve ko bigushimishije, unyurwe nabyo. Ntukabeho ushaka kwirata ngo kanaka yageze kuri ibi, nanjye kugira ngo mbigereho. Ibyo nukomeza kubikora uzajya upfusha ubusa amafaranga yawe buri gihe, uhore wirukanka ku bandi. Wibuke, umutindi w'umwirasi ahora ari umutindi, ariko umutindi wicisha bugufi ayikura mu butindi. Witoze kunyurwa. Iyo unyuzwe ushobora kubona amafaranga. Kunyurwa ntibivuze ngo reka gushaka amafaranga, oya, ahubwo menya uwo uriwe. Mu Cyongereza niho bavuga ngo stay in your lane. Menya uwo uriwe, umenye ngo ndinde kugira ngo mve hano ndi ndahava gute. Ntukabe ushake kujya mu rwego utarimo. Hari indirimbo kera baririmbaga, niba ari impara ntago nibuka, bavuga ku mugabo witwa Kanyota ngo nakamara faranga. Baravuga ngo ntukishyire mu rugero utagezemo. Niwishyira mu rugero utagezemo, ngo Kanyota nakamara faranga, harimo umwe wakoreraga 2,500 akanywera 3,500. Uri kubyumva buri kwezi. Rero kujya mu rugero utarimo bituma uhera mu butindi. Jya unyurwa, ugume mu rugero rwawe, kandi uhora uharanira kuruvaho, ariko unyurwe. Ntukabe umutindi w'umwirasi. Nukuri, niyo waba utari umutindi, ntukabe umwirasi. Kuba umwirasi ni bibi. Ikindi kintu cya gatatu ugomba gutoza ubwonko bwawe kugira ngo uve mu mimerere y'ubukene ugere ku mafaranga, ni ugutuza mu gihe cy'ibibazo. Iki ndakigusobanurira gute, kandi ni gute wagitoza ubwonko bwawe. Hari igitabo cyitwa Art of War, gisobanura ukuntu urugamba rugenda, ukuntu cyanditswe n'umujenerali w'umushinwa wa kera. Bacyanditse bareye ko ukuntu umujenerali w'umushinwa wa kera yayoboraga urugamba witwa Sun Tzu. Iyo ukisomye wumva ukuntu urugamba rugenda, ukumva ukuntu ushobora kubishyira mu mimerere itandukanye ya business n'ubuzima. Gusa uzi ikintu gishekeje, buri gihe uko abasirikare bagiye ku rugamba, uko ariko kose biteguye, bigo byumva, uko baba biteguye kose, bagatekereza ngo ibintu biri bugende gutya na gutya na gutya na gutya. Muri icyo gitabo bavuga ko ugomba kwiga gukora manevre. Uri kubyumva? Gukora manevre ni gute? Kugira ikintu hindura igihe ugeze mu rugamba. Ni ukuvuga ngo uko watekereza ko ubwo ubuzima bwawe buzaba bumeze mu gihe kiri imbere kose, ejo mu gitondo uzahura n'ikibazo utigeze utekereza. Ni ukuvuga ngo mu Cyongereza ari ikintu bita anticipation, gutekereza ngo imbere hashobora kuba iki,
ariko ntushobora kwanticipatinga buri kintu cyose uri buhure nacyo. Niyo mpamvu rero ugomba kwiga icyo ikintu nkubwiye bita maneuvering. Ni ukuvuga ngo kugerageza kuza guhindura ibintu mu gihe habaye ibibazo. Ni ukuvuga iki rero, abantu benshi batekereza ikintu bashaka kugeraho mu gihe kiri imbere, ariko bahura n'ikibazo kimwe bagahita bibagirwa bya bintu byose bashaka kugeraho, ya ntego yabo bakayibagirwa burundu, bakajya mu bibazo. Akajya avuga ngo iki kibazo ndagikemura gute, agahita ata inzira. Uri kubyumva? Ni nk'uko rero, nk'uko nari mbigusobanurira nkoresheje cya gitabo cyitwa Art of War nkakubwira maneuvering, ni nk'uko baguhereza imbunda ugiye ku rugamba. Wagera ku rugamba ugahita ubona abasirikare baturutse aho utari uri gutekereza ko bari buturuke, cyangwa se wenda mukaba muri kurwana ukabona barakujyanye bakugejeje ku mugezi, ntabwo uri bubona aho uca kandi wenda wari uri kwiruka ngo uhindukire inyuma. Icyo gihe icyo ukora, ntabwo ugomba kurambika hasi ngo umanike amaboko cyangwa uvuge ngo ariko rero ngo icy'ingenzi ni ubuzima, ngo reka manike amaboko nsange zino ngabo zindi. Uvuga ngo niba uri kubohoza igihugu, niba uri gukora iki, urwana ukomeza ku ntego yawe. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo niba ngeze ku mugezi ndoga, niba ngeze ku mugezi ndafata ibiti nkora ubwato. Menya icyo ukora, maneuvering, menya guhindura ibyo ukora ukagera ku ntego zawe. Intego ni imwe, uzayigeraho uvunitse 100%. Rero menya ko buri munsi uzahura n'ibibazo, ariko ugumane intego imwe mu buzima, uyigumane y'ahantu ugomba kujya, ujye ukora manevre nyine, umenye ko plan yawe izajya igenda ihinduka buri munsi, ariko ibibazo ntibikaguca intege. Donc jya ufata ibibazo mu gihe ari ibibazo byinshi, utekereze ku ntego yawe. Intego nini ufite bizajya bigufasha kubona ibibazo muri Laurent, utuze wowe ujye ubibona kamwe kamuvuga ati nshobora guca inzira ngakomeza nkagera ku ntego yanjye. Ibyo nubitoza ubwonko bwawe buri munsi, guhorana intego mu mutwe bizagufasha kudahura n'ibibazo ngo uhindure icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Icyerekezo kijye gihora ari kimwe, inzira uzagicishamo ziratandukanye nyine, cya kintu nakubwiye maneuvering. Inzira uzagicishamo kugira ngo ugere ku ntego y'ubuzima bwawe ziratandukanye, uzakora manevre menshi, ariko intego ni imwe, ibibazo ntibikaguce intege. Ikindi kintu ni ukwiga vuba kandi buri gihe. Kwiga vuba kandi buri gihe, ibyo umuntu abitoza ubwonko bwe gute rero. Abantu benshi ntibakunda kwiga, ibyo ndabikubwira kuko kwiga bisaba discipline. Hari igihe ushobora kuva mu nzanye mbyuka saa 2 nsoma igitabo mbere yo kujya ku kazi, ibyo birakunanira. Akenshi abanyarwanda dukuri iwacu ari abakirisitu batubwira ngo gisoma Bibiliya buri munsi, ariko se sinirya ari subishobora. Ibyo ntago abantu benshi babishobora. Kwiga biragorana, ariko kwiga ushobora kugenda ubikora gahoro. Ni gute rero umuntu atoza ubwonko bwe kwiga? Ubwonko bwanga kwiga, ariko n'ubundi buri munsi buba buri kwiga biri boring. Jya ushaka rero ukuntu ugabanyamo ibintu uduce duto. Tuvuga urugero, si ngombwa gusoma igitabo cyose ufashe ngo ukirangize, oya. Ahubwo jya ureba ahagushimishije uhasome, ujye mu kindi kintu kigushimishije. Niba iyo utashye uvuye ku kazi ikintu ukunda ari ukureba filime, aho kugira ngo umwanya wawe wose ute kuri Netflix cyangwa kuri Star Time, vuga ngo ndajya ndeba filime isaha imwe, nindangiza nsome igitabo iminota 15. Ubutanzagabanye ndebe filime iminota 45, nsome igitabo iminota 30. Gahoro uzatoza ubwonko bwawe kumenya ibintu byo kwiga. None kandi kwiga buri gihe si ugusoma ibitabo, jya ukurikira trends, ibintu bigezweho. Abantu bose nigeze guhura nabo biteje imbere, yaba yarize yaba atarize, aba azi kwiga, akamenya ibigezweho, akamenya kubaza ibibazo. Kwiga buri gihe, kubaza abantu ibibazo, kubaza ibi bikorwa bite, ni byiza. Bituma ubwonko bwawe ubutoza buri gihe, ukaba witeguye kumenya ikintu kigezweho gishobora kuguteza imbere. Kuko ibintu watekerezaga mbere y'uko ugera ku rwego uriho aka kanya biba byarataye agaciro, byari bita ngo outdated. Nkuko telefone yawe iyo WhatsApp yataye agaciro udashobora gucatinga, naye ibintu watekerezaga mu myaka 10 ishize ubu byataye agaciro. Gerageza rero wige, ushake
abantu bari munsi yawe bakiri bato ubakuremo ubumenyi ubavomemo ubumenyi, abakuze ubavomemo ubumenyi. Ibyo nubitoza ubwonko bwawe nzi neza ko bizagufasha kuba umukire. Ikindi kintu rero ugomba gutoza ubwonko bwawe ni amafaranga cyangwa imyigire y'amafaranga. Mu cyongereza babyita financial literacy. Abantu benshi banga kwiga iby'amafaranga, ariko ngiye kukubaza ikibazo. Kuki umuntu amara imyaka 12 ku ishuri akongeraho iya kaminuza akiga kaminuza, sibyo? Aba yiga ngo azagere kuki? Ngo azakore abeho. System yacu yo kuba ikoze muki mu mafaranga. Ukagenda ukiga gukanika, ukagize ukaganika imodoka z'abantu, ukiga kuvura, ukajya uvura abantu, byose no kugira ngo ubeho ubona amafaranga. Ariko ntiwige amafaranga vahe, amafaranga akora iki, amafaranga akoreshwa ate, amafaranga byazwa ndi ate. Ibyo ntubyige. Uri kumva hatarimo ikibazo? Ni ukuvuga ngo umaze ubuzima bwawe bw'ishuri bwose ugira ngo baguhe ibipapuro. Ibyo bipapuro baguhaye, sibyo? Ntabwo uzi ngo babikoresha iki. Urumva hatarimo ikibazo? Biterwa n'iki rero? Biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko cyane amadini, sibyo? N'abantu baturi iruhande. Njya kenshi kera kugeza mfite nk'imyaka nka 19 20, imyumvire yanjye yari kwa kuri navuze yari wayarinze bitewe n'idini. Hari igihe rero idini ibyo ryigisha tubyumva mu buryo butari bwo, sibyo? Kubera iki? Kuki abazungu twiga ibintu bimwe, twebwe abanyafrika tugakena, abazungu bagakira, kandi dusoma Bibiliya imwe, twarangiza tukanaba mu madini abo. Uzi impamvu? Hari documentaire ejo bundi nari kureba Mwanafunzi yakoze, sinibuka niba ari Mwanafunzi cyangwa undi muntu wakoze za documentaire za audio abantu bakunda gukora, asobanura ko idini impamvu ridukenesha twebwe abirabura ari umuco wacu. Ni ukuvuga ngo mu idini batwigisha ibintu bidahuye n'umuco wacu tukabyumva nabi. Nshuti yanjye nkubwiza ukuri, amafaranga ni impapuro, sibyo? Ariko amafaranga kuyakoresha ni science. Uri kubyumva? Niyo mpamvu navuze ngo bikeneye cya kintu cyongiza bita literacy, kubikwigisha ukamenya ngo bigenda gute. None wamara kugira niyo literacy kuko iri basic ugakomeza ugacukumbura. Uri kubyumva? Rero ngeze nk'imyaka 20 ndibuka nigeze kujya gukora ahantu bakoraga ibitabo, ndi kubafasha gukora layout, no kuva guteranya ibitabo ukabiha design kugira ngo bajye kubyimprima. Nsanga hari ibitabo byinshi. Hari ibitabo bya Ben Carson n'abandi bantu benshi bavuga ku bintu bya success mu buzima no kwiteza imbere. Nkabona hamwe hariho bivuga money success, navuga no ntabwo ibingibi nabisoma, kuko numvaga kubisoma no gukora icyaha, sibyo? Kuko mu idini numvaga Yesu ko yavuze ngo biragoye ko umukire yinjira mu izuru ry'urushinge mu bwabe bw'Imana kuruta uko ingamiye yinjira mu izuru ry'urushinge. Numvaga nyine ugomba gukena, ariko burya sibyo, ntabwo ugomba gukena. Ubwo ngubwo niba yarabivuze yarari gukoresha urugero, ntabwo ubwo byabaho, sibyo? Ntabwo ingamiye yakinjira mu rushinge, ntabwo bibaho, kuko no gushyira mu rudodo nabyo biragoye. Iyo mitekerereze rero gerageza uyivemo kuva uyu munsi. Ntukange gusoma ibitabo bivuga kuri success, ku mafaranga. Wibuka urugero naguhaye, kumara ubuzima bwawe wiga, wamara kwiga ukajya gukora. Kuki wafashe ubuzima wiga ngo baguha amafaranga ukaba utarize icyo bamaze amafaranga koko? Ukumva watarimo akantu ku mugani wa muntu, ubwo nta kintu wumvamo, nta kintu wumvamo, ukamara ubuzima bwawe bwose wiga ibyo bari buguhembe utari kwiga kubikoresha. Think about it. Harimo akantu. Yego, kumenya amafaranga rero icyiza cyabyo ni ikihe? Kugira ngo n'uyu munsi utangire ujye wiga uko amafaranga akora. Icyiza cyabyo nuko nka kwa kundi twabivuze ngiga kwihanganira ibibazo mu gushaka amafaranga. Iyo umaze kuyasobanukirwa icyari cyo, umaze gusobanukirwa icyo amafaranga ari cyo, mu gushaka amafaranga habamo riske, hakabamo na byari nahoze mvuga kare byo gukora manevre, mu guhangana n'ibibazo, mu gukora habamo gukora manevre. Umuntu uzi amafaranga amenya ko amafaranga ava mu gaciro afite. Amafaranga uzatunga azava mu gaciro ufite, si mu masaha ukora. Uri kubyumva? Nuvuga ngo buri munsi umuntu uzi amafaranga byuka yubaka agaciro ke. Niyo mpamvu umuntu uzi amafaranga ashobora kubyuka uyu munsi nta mafaranga afite, nta n'igiceri cy'icumi. Aho ariko
agashora imbaraga ze zose mu bintu bizatuma mu mezi 6 azaba afite agaciro kanini. Undi utayazi akemera kumara ubuzima bwe bwose akorera amafaranga 1000 ku munsi, nyamara wa undi wafashe icyo gihe hari igihe kizagera ajya akorera 100 ku munsi ahita bibona, agere naho ashobora no gukorera 100 ku isaha kuko agenda yongera agaciro ke. Uri kubyumva? Wibuke uze kureba ino video, sibyo? Nabisobanuyemo mu buryo burambuye. Twibukiranye ibintu tuganiriye muri iyi video. Ugomba gutoza ubwonko bwawe ukabuwa yaringa mu bundi buryo. Ikintu cya mbere, jya ubona ubuzima muri furukara en couleur, sibyo? Ushaka opportunity ahantu hose, ntukagirira abantu ishyari, ahubwo jya ubigiraho wiga icyo nayo wakora. Ikindi, igakunyurwa. Wibuke umutindi w'umwirasa arushaho gutindahara, ntago ajya ava mu butindi. Ikindi, gutuza mu bibazo. Utuze, umenye ko intego yawe ugomba kwigeraho uko ibintu byaba bimeze kose, aho gukora maneuver kugira ngo uyigereho. Ntugacike intege ngo wifate mapfubyi. Ikindi, kwiga buri gihe ugakurikira trends, ukamenya ngo ibintu bigeze ubuzima bumeze gute, kuko atari ibyo wazaba outdated ugasigara. Icyanyuma, financial literacy. Hano rero ikintu kinini tuganiraho ni financial literacy ubundi kuri YouTube channel yanjye. Niyo mpamvu niba utarakoze subscribe, nkubwira ngo yikore hano cyangwa kandi kuri iyi video cyangwa indi yanjye uri kubona hafi aho. Noneho sasa rero nizeye ko turi bubonane mu yindi video yanjye ikurikira tukaganira. Ciao ciao, bye bye.